Ndababwira mu rugo. Sinyi gushaka muri uru rugo ukitwa umugabo wawe. Amushirwa w'ikikwezi inzu kwezi kumwe ko ari byo byo ko nakira umugabo muri uru rugo. Ndavuze ngo icyo umariye no kwirirwa unyusurisa toilette. Ale, out. Amushirwa. Kumuka genda. Hanze ngo yari umusabwa yawe. Amushirwa ngo nuko umuntu atagikubita abagore koko. Akira. Fata. Fata n'imyanda yawe y'imyenda. Uzagaruka kugira icyo umbaza. Niba ari n'ikindi wiragiye ubwire kikuri. Bare gatatu wazamutse. Cyangwa umanuke. Cyangwa utambike. Bino ni bibiri. Suje kugira ukare kicuko kuko urabandi bugeye koko. Basi mbabari ijuru ribi. Ntabwo nakubabarira genda. Akunda kwihanganiye kirahagije. Ubuse nire kosa nakoze kuko kuba nakazi mfite gusa ibyo bitumye nyirukana. Ntabwo cyuzuza n'inshingano zawe zo mu rugo. Neshere wamburanye iki koko byose ngerageza nkabikora. Nakubwiye ngo genda. Nta kindi nongera kuvugana nawe. Kuki waremye abagore ko ukabarema gutya mana? Umugore mutunze imyaka 3. Kubura akazi ukwezi kumwe gusa yishyuye inzu bitumye ahita nyirukana koko. Bijyanye se wikadi. Ndagufasha biraguma hanze n'abantu bakomeye bagutwenga baguca. Waje tukagenda hariya mu muhira. Ushaka abo bantu baguma bakuraba bagutwenga. Ngware ko iki gitwari basi. Sawa. Murakoze n'ukuri. Nse kumbonye hari induru umupfuye. Umugore wanjye rero. Umugore wanjye maze kubura akazi yatangiye guhinduka undi muntu wundi. Numva nawe mfite akazi, mpemba amafaranga meza, ndakeka arajya kubona ubuzima twari tubaye. Ubwo kuri company bagira ikibazo cyo kuganya abakozi, bashaka nyine ngo abakozi bize amashuri ari hejuru ya AD. Nubwo barangije secondaire kaje narangije tronco. Rero nanjye ngenda mugore wabo bantu batamurangije amashuri ko banyirukanye. Bamaze kunyirukana kirageza gushaka kandi kazi ariko biranga. Bakajya byuka mu ituna nyurira ngo namugabo ugomba kwiruka mu rugo ngo icyo maze mu nukuza toilette gusa. Yego. Kandi mba mugiye yara umugore uvuga gutyo. Uruziza toilette. Ariko mugiye nanjye mfite akazi naraza gakansamira utuntu twose ashaka namugurira.
rero nyuma yaho nibwo yatangiye kujya agenda agataha igicuku yasinze. nyine umugore upangira ibyo bintu yari afite gahunda yo kugenda sibyo yari afite gahunda yo kugenda guhita anakwirukana gutegera uri n'umugabo urumva yabwira ko nakiri umugabo mu rugo rwe ngo nabaye ntabwo naba n'umukozi ahubwo yarashe abagabo hanze n'uko utabuje ukeneye kubyitaho ntabwo ukuntu ariko izuba urumva ujya umugore bamucika ahubwo yarafite gahunda yo kugenda yabuze ikintu muheraho mushwane kugira abone ukuntu agenda gusa ngiye kumana ndera namukunze uko bishoboye muha buri kimwe nkora cyose gishoboka kugira ngo yishime ko nababona mwarakundana gusa uriya mugore ntashobotse ni kanani ubona ko amasaha ya nimugoroba aba yatsabye abasi umugore uhora yagurutse ahora aringurutse urabona ataba afite gahunda z'abagabo aho hanze ibiprote by'abagabo ahubwo nyamara kubona akazi kawe kapfuye ahubwo yabonye inzira bashizeho ibintu byawe ubwo mu kanya ndahita ujya kwitegura ukaraba sibyo zarakoze neza ungiriye imana nawe izayikwitura amen ibisanzwe nose gashaka gutanga mu ibarabara ukagenda ukaba imbobo mu ibarabara kandi mpari abantu bafite imitima nk'iyawe ni bakeya kuri iyi si gufata umuntu w'imbobo nkanjye bagize imbobo gutyo nari umuntu ntabwo uri imbobo ahubwo keretse yere kukujugunya nanjye nkaguta hanze noneho ukaba mu miferege w'imbobo zazindi ziba ziri mu miferege oya nsako gahenda nakigikwe wageze nakubwiye wafate nkaho uri muhira kujya wari uri muhira ntabwo biba byoroshye wamuntu kubana n'umuntu imyaka 3 umutunze ukora buri kimwe wabura akazi ukwezi kumwe gusa agahita kwirukana birabaho ntawe uhora wizeye umugore arahinduka urabona ko kundi ikirere gihinduka imvura igiye kugwa niko n'umugore ahinduka rero ibyo ntibigutungure ni ibintu bisanzwe ahubwo kuba kwirukanye ntanagukubita ubundi wari gutahana dore ukagenda isura yabyimbye rero kuba anakwirukanye uri amahoro ushima Imana ariko uriya mugore ni indaya kabisa indaya mbaya mwese urabona umuntu arirukanye umugabo aho kubanza mu bicoco kwanza muganire mushire hamwe kwanza mubanze musubirane umva atabiye byose atishwa ndetse kuri katari bugaruke muri bumugarure sibyo n'ubundi byihozo byibagirwa kuko nutabyibagirwa biragutera depression ejo n'ejo bundi ushobora no kwibonera ikibosi ngaho ikaguha akazi waramaze kuba nk'umuntu utagira ubwenge uziko ibyo bintu bishobora kukugira mu mutwe ukagira ikibazo byirengagize umenye ko bibaho rero ndabona ntazi ukuntu umeze ibibazo byakubanye ibibazo reka ahubwo ujye kugutegurira icyumba ushakire n'ibyo wambara ugiye kuryama sibyo ariko ugabanye kwiyumvira cyane kuko byo gutera ikibazo sibyo ujye gutegurira icyumba umugore ni ukwanduka uzurakiza ihoreye mu mayiti y'abagabo
kubona ko uzanye n'umushitsi ntabwo nje kugukoresha burya wowe ahubwo ujya gukaraba uzihageze nk'umuntu gusanga umukobwa yamaze umuntu nkadakoresha umushitsi ndakuzaniye njya ntiwarushonje cyane warushonje nuko wari kuri iyo manganya kandi mbona ko ushonje cyakora uzi guteka ese shaho utekera umugabo wareka kumenya guteka koko urashakisha ukajya na hehe kubishaka ariko ngiye kukugaburira no munsi ntabwo wigaburira gusa birashushe kuko utari wumike gusa yo urumva no guturira ko ubu ndaguturiye nusigarana nde ako twicaye nabi ndashira ifurusheti mwitamo nje nabona yongeye kuricisha Yaryoshe cyane kumva ukuntu hahumuramo agafi siri kuyabonamo se nayo ni ifi y'ikizungu ntuyitwenge iri fi wari bwayibona ahantu ngo izi ni intoki nawe singafasa oya ndi kukwereka kwanza
iyi fi hari ahantu wari bwaribone. Izo ni intoryi z'abapolisi. Ni ifi ya kizungu, intoryi. Okay. Ifi ya nyayo ngiye. N'ukuntu batekereje kukatiramo. Ubu turye. Haryo urako. Amafi. Ndagukunda cyane niyo ugiye burya mba ndi kumva mana yanjye arataha ryari baje ukagenda ukamara nk'amasaha nkumva umutima ugira uncomoke mu nyibaza ari kumwe n'abandi nase kubizi ko ndi guhigisha ngo ariko nabona akazi nyine ndabyumva ariko ku muntu uri muhirasha baya ko kubintu wangoreye nta kintu nakora ikindi cyakubabaza wangoreye ibintu buri muntu atapfa kumurira muri ubu buzima kandi ndabigushimira merci beaucoup. nuko inasubirijwe igihe noneho mva ingirwa mugore yandangaga guhindurira ingaburo ku buryo ugira hari intanganguvu nsanganyangaburo ibyo warubizi ngege nsanganyangaburo ntanganguvu ibyo bisobanuye iki nyene ni ingaburo nyene umuntu aba ari kurya bikagenda zimwongera inguvu mu mubiri inguvu ariko cyangwa rero bero kubindamika bigenda bigwa ku ruhande ntabwo nongera be ni inguvu cyangwa ni ingufu agatera agani kandi ko muri magoko we mufa we ndi kubona cyangwa ndiho ndarota ntabwo we nakwirukanye uracyamara iki hano wirukana nde hariko imbwa zihunguye wirukana nde hewe nimvira mufasa simvira umugabo wanjye nimvira mu nzu simvira mu gihugu wirukana niyo nimba waramwirukanye yaje wanje washaka udusange umwe ari separe undi ari hariya hanyuma wowe uri kumbwira gutyo wowe uri igiki ndi igiki uri bari igihe wamutaye yabaye icyari cyo kuko ndamufise yabaye icyari cyo ako ubukobwa bw'iyi minsi koko urabona ntamwitaye wamusize yonze asigaye ku igufu wagira ngo ni igikankara none araba kabiri kagarutse nawe uraje uranitse amenyo uragarutse ngo narakwirukanye wamwirukanye he yakuviriye mu nzu ntiyavuye mu gihugu igihugu arimo twaragihuriyemo turabana rero twimutabizi mbese niwe wamuntwaye yego nose naramugutwaye naramugukuriye mu nzu waramwirukanye ndamwakira sibyo sibyo cy'abantu bisi mutagirwa koko mwishure basishime ko cyane bisi mutagirwa koko ndetse iriya joro wanyirukanaga wumvaga ko ndi bugeheye nagutaka incuruzi ng'amajoro angahe naraye musaba imbabazi ukanga kunyumva ese kuki mutanyirwa naragutunze mutunga umwaka wose ariko kuba narabuze akazi ukwezi kumwe gusa reba basi umusika usa neza nose nasa neza nabonye unyitaho nyine wowe nakwitagaho ugasa neza ariko njyewe n'ubona agaciro kanjye ahubwo bereka kuvuga ibintu byinshi sohokera mu nzu aha ni iwawe mata ni iwawe sohokera mu nzu rero vugira hariya hanze sohoka basi sohoka nsohokera mu nzu abagore bigira gasheshe noneho akaza no mu nzu y'umuntu agateka n'ahantu nta n'indero ugira basi tuvugane ijambo rimwe muvugane iki mubwira vuga nawe nawe ushaka kuvuga ndakumva basi waba amahirwe kugira gute basi tukajya tukavugana basi ukumva njya mvugana nawe ese kamubaza utashatse rijya joro umuta umva mubaza ugize amahirwe ukava mu ruzi rukakuruka watinyuka kurusubira bazi iminsi ndi kugushakisha narakubuze none ngize urabona iyi itabyara urabona iyi itabyara umva mubwire uwambaye ikirezi namenye ko cyera kuri icuro rero nawe nimenya ko cya kirezi kirera urumva zokira shaka simwejeje kuvuga ayo ahubwo urimo uraducaka kigiye aho uri kwirira neza ikaza yego aba se wari uvana ubukunguza aho ngaho ahubwo warakoze kuba
abagabo nabibura wagakobwa we awe hewe uwo muryango urazimbye hewe nta n'igiceri waterereyemo urekuze amaguru wajya nayaterekaho nkayagira ko maze mbatwikire kuki nirukanye umugabo wanjye ese ubu nabikoreye basi siyo nemera tukabana mu mahoro ukuntu asigaye asa neza nta mukobwa n'umwe utamwifuza narakoze nibyo koko uwambaye ikirezi ntamenyako cyera ukumbura urumuri iyo uri mu mwijima ndetse ukumbura izuba iyo uri mu bukonje umenya agaciro k'ugukunda iyo atagihari sogokuru yigeze kumbwira ngo babivuze neza ko ubwenge buza ubujiji buhise ariko wowe mwana wanjye ntuzategereze guca mu bujiji kugira ngo umenye ubwenge wari ufite ibi nubikurikiza uzambara ikirezi unabizi ko cyera.